buri gihe intyoza mu kinyarwanda zibonye umubyeyi warumbuye n'urubyaro ariko zidashaka kuvuga imbwa mu mazina yazo zigira ziti utazina arashatse azira narabyaye. Nawe tekereza ku gahinda k'uyu mubyeyi uhora abona amashusho y'umwana we yandagaje amagara ye ku mbuga nkoranyambaga akina filime z'urukozasoni. Ni filime zamamaye nka pornography. Ubwo umunyamakuru ukora ku mbuga nkoranyambaga yasuraga papa w'uyu mukobwa yamubajije niba kubona uyu mukobwa akina amashusho y'urukozasoni bitamutera ipfunwe mu bandi. Umva uko umubyeyi we yamusubije. Ndabizi n'akazi akora ndabyumva bakunda kubimbwira kandi nkunda no kubibwira. Nyine we y'abantu bakubwira ngo iki hano kugasema bambwira ngo akora akazi ka porno ngo akina porno kandi nkabyibonera ariko byibonera ubwo ujye ubasha kugira umutima nawe wo kujya kureba video y'Isimbi. Yewe uwo mwanya musaza we niwo ariko yewe gusa burya ngo izaba ikibwana yibona ikibwejura. Uyu mukobwa Isimbi Noeline ngo kuva na kera ng'imyitwarire y'uburaya ngo ayigaragaje kuva na kera nkuko papa wabyivugira. Simbi urebye na mbere hose twavuga ngo aragwaye none se ko umurongo atigeze n'umwana afite 10 ans yiga kimbazi yigaga kubera bavukiye muri ikana akazana abagabo mu rugo akavuga ngo barigana. Sinzi umuntu yandabuye umwe basanga bari kumwe biyambuye n'imyenda garso afite single. Ariko se ibi byose birantera kwibaza ikibazo nawe wibaza ngira nti ese ni gute uyu mukobwa yisanze ahantu hanukira bemeramana ndetse hagahumurira abanyerari b'abapagani? Ni gute uyu mukobwa yishoye mu busambanyi butari gusa gusambana n'abagabo ahubwo bukaba mu busambanyi yiyemeje kwatura akerekana amagara ye ku batuye isi yose? Ubundi se gukina izi filime z'urukozasoni byaba bimuhemba ngahe? N'ayahe mafaranga akura muri izi filime z'urukozasoni? None se ni gute uyu mukobwa yisanze iyo kwa Barutuku aho akinira izi filime z'urukozasoni kandi yaravukiye mu gihugu cy'u Rwanda? Byose kuva avuka kugeza ubwo yabaye indaya butwi tugiye kubikuryongorera muri iki kiganiro cy'iminota mikeya. Aho ageze ni kuri Sura TV 1 mu mpinga y'ibyegeranyo bicukumbuye. Niba aribwo bwa mbere ruisanze kuri umuyoboro nawe icyo gukora urakizi, urasabwa ko wakanda subscribe kugira ngo ukunde winjire mu bandi biyemeje kuryongorerwa inkuru zuje ubwiza zishi nyuma y'amarido y'ibyamamare twakunze. Niba ibyo byose bikoze uhawe ikaze. Isimbi muzi mwanamenye guhera ku nshuro ya mbere ntago nigeze mpinduka, ndacyari wa wundi so n'undi munsi ku mama zenu nta kibazo. Ahantu hose njya muramforo isha yewe we murankurikira kweri murankurikira muri hinshishi mwamutonze umurongo nta namwe mushobora kundeka mu mahoro. Ntago muri target market yanjye please, ntago muri target market yanjye. Niba udashaka kuza ngo supporting business y'umuntu umva my friend mbona bishize amafaranga yanjye ubuzima bwanjye imibereho yanjye buri kintu cyose mfite muri njyewe ngishyira mu kazi nkora ntabwo ara it's not fun, ntabwo ari ibyishimo. Dutangiye ducya amazina nyakuri yahawe n'ababyeyi ni Mirimo Isimbi. Ariko uyu mukobwa akimara kumenya ko yitwa Mirimo Isimbi yaje kuyahindura maze yihereza amazina yitwa Isimbi Yvonne. Nabyo ntiyaje kubirambamo kuko adaciye igihe gitoya yahise ahindura amazina maze yitwa Isimbi Noeline. Uko ni nako Isimbi Noeline ryamamaye ryavutse. Uyu mukobwa utagira isoni zo kwerekana ubwambure bwe ku mbuga nkoranyambaga yavutse mu mwaka w'1999 avukira mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba. Gusa uyu mwana akiri mutoya mu bintu benshi banashingiraho bavuga ari nabyo byabyaye imyitwarire ya kirara ngo ababyeyi be baje gukora divorce itagutandukana akiri mutoya, cyane ko ababyeyi be batandukanye afite umwaka umwe gusa. Ubwo nabwo nyina yahise abata maze yigira kwibera ku Gisenyi ari naho yashakiye undi mugabo Isimbi Noeline. Papa yahise amwereza kuba kwa nyirakuru, ariko mu gihe kingana n'imyaka 9 gusa yarabaye kwa nyirakuru nawe yaje kwitaba Imana maze Isimbi Noeline atangira kuba mu buzima busharira nk'umuravumba. Isimbi Noeline
papa yahise amwereza kuba kwa nyirasenge, nubwo nyirasenge yaje kumubera umubyeyi gito, maze Isimbi Noeline atangira kubaho mu buzima bwa mayibobo. Isimbi Noeline ni nyuma y'uko yari yaratangiye kujagura imyitwarire ya mayibobo, umuryango we waje kwibonamo ikibazo kubera imyitwarire idahwitse, maze bituma batekereza ko Isimbi Noeline yaba yarasaze. Ubwo nabwo bahisemo kumwohereza mu bitaro by'Indera. Isimbi Noeline mu mwaka wa 2008 yaje gutoroka se, maze ajya kuba mayibobo mu mujyi wa Kigali ahazwi nko mu Kiyovu. Aha yari afite imyaka isaga 9, ariko kuba mayibobo aha mu mujyi wa Kigali ntabwo byaje kumuhira, kuko yahise afatwa maze ajyanwa gufungirwa mu kigo ngororamuco cya Gitagata ndetse no kwa Kabuga. Muri 2011 Isimbi Noeline yahise asubizwa iwabo, ariko 2013 umwana wari mayibobo yakomeje kuba mayibobo. Noneho ubu mayibobo bwari bwaguye indi ntera. Isimbi Noeline yahise atoroka iwabo maze yerekeza mu gihugu cya Kenya, ariko mbere y'uko agera mu gihugu cya Kenya atorotse, yabanje kugera mu gihugu cya Uganda maze yita impunzi yaturutse Masisi. Ubwo nabwo yaje kumva inkuru ivuga ko impunzi ziba mu gihugu cya Kenya zibaho neza, nibwo yatorotse maze yerekeza mu gihugu cya Kenya. Ariko akigera mu gihugu cya Kenya yasanze nk'uko yabibwiwe yarabeshi, maze polisi y'igihugu cya Kenya iramufata. Mu kumufata Isimbi Noeline yahakanye ko ari umunyarwanda, ahubwo avuga ko ari umunyekongo w'umunyamurenge. Polisi ya Kenya yahise imubaza niba ari umunyarwanda, ibintu yateye utwatsi ndetse ahakana ko atari umunyarwanda. Ariko Isimbi Noeline yahise afatwa maze afungirwa mu gihugu cya Kenya amezi arenga 9 yose. Isimbi Noeline muri amezi 9 yamaze mu gihugu cya Kenya ari imbohe, yemeye ko ari umunyarwanda maze yoherezwa mu gihugu cy'u Rwanda. Akigera mu Rwanda yaje apanga umugambi wo kuzihimura maze agahemba ibyangombwa bimwemerera kuba umunyakenya wujuje amategeko. Uko nako yashatse indangamuntu y'inyarwanda maze asubira mu gihugu cya Kenya. Isimbi Noeline akigera muri iki gihugu cya Kenya yarongeye yita umunyamurenge, ariko naho ntiyaharambye kuko yahise yerekeza muri South Africa mu rugendo rurerure rwamutwaye amezi agera kuri 2 kugira ngo agere mu gihugu cya South Africa, agenda araraguza ku mipaka y'ibihugu kugira ngo agere mu gihugu cya South Africa. Isimbi Noeline nk'umwana wari warabaye ninja kuva kera, akigera muri iki gihugu cya Afurika y'Epfo yese atangira gukora ibijyanye n'ubumasuzi, ubwo no gukora mu tubari. Isimbi Noeline mu kumara igihe kirekire aha mu gihugu cya South Africa yahisemo kongera kugaruka mu Rwanda, maze mu Rwanda yahinduye indi ntero ashaka kwigira Miss Rwanda. Ubwo nabwo yitabiye amarushanwa ya Miss Rwanda ya 2019, ariko imusanze ntibyamukundiye kuko mu majonjora yahabereye yaratsinzwe. Yahisemo kwerekeza mu karere ka Kayonza, ariko nabwo ibipimo byerekana ko uyatarakwiriye kuba Miss Rwanda, cyane ko nta n'amashuri yari afite. Isimbi Noeline yahise asubira mu mwuga w'ubumasuzi. Ubwo nabwo yahise asubira iyo mu mahanga kwa Barutuku, ahita atangirwa gukina filime z'urukozasoni. Muri 2020 Isimbi Noeline yaje kwerekeza mu gihugu cya Ghana, ahaba igihe gitoya ahita yerekeza mu gihugu cya Nigeria. Noneho ahangaha ahita atangira gukina filime z'urukozasoni by'umwuga abifatanyije n'ubumasuzi. Isimbi Noeline mu kiganiro yagiranye n'ibinyamakuru by'inaha mu Rwanda bamubajije ingano y'amafaranga akura muri izi filime z'urukozasoni, ibintu Isimbi Noeline atigeze avugaho kuko yaciye ararumira. Kugeza na n'uyu munsi Isimbi Noeline aracyatera agahinda bamwibarutse. Ariko se n'igiki wavuga kuri uyu munyarwanda wemeye gusangiza abatuye isi yose ubuzima ndetse n'ubwambure bwe ku mbuga nkoranyambaga? Nge mwumvaga Narirambo na Jacques, iyi Kabasora TV1, umurongo mugari w'ibyegeranyo mugezwaho, ndetse tukagufasha gukuraho amarido tugatunga iturushi rya murekure mu mateka shaririye ndetse n'ubuzima bw'ibyamamare mwakunze. Niba wanyuzwe n'ibi biganiro urasabwa ko wakanda subscribe kugira ngo ibindi biganiro ndetse n'ibindi byinshi byiza bize bigusesekaraho ku gihe. Ciao ciao.